no kubaha ubufasha kugira ngo bahangane n'ibibangaruka z'ibibazo bahuye nabyo. Urumva objective uri kuvuga ufite? Urumva no kubasubiza mu ishuri kugira ngo bige nubwo gukorerwa ihohoterwa ukabyara ntibivuze ko wava mu ishuri. Ugomba kwiga nubwo wafite umwana kugira ngo nawe uzagere icyo wigezaho. Ngo sindi ya gatatu. Urumva no gufasha abana kubona ubutabera. Izi NGO zirakora ubwo ntizibaye nk'izo objective enye gufasha abana kubona ubutabera. Niyo zaba ari izo gusa ukaguma aho ngaho. Niyo wavuga izo enye gusa. Ese umuntu uri Nyamasheke ukavuga uti intego yacu ni uguharanira yuko nta mwana w'umunyarwanda kazi ugomba guhohoterwa ngo abyara atarageza ku myaka 18. Ko ufite iyo ntego kandi ko no mu gihe bibaye agomba kubona ubutabera. Ukavuga ngo iyo ntego niyo mfite. Tema umuntu uri Nyagatare, umuntu uri Gatsibo, umuntu uri Kayonza, umuntu uri Nyamasheke, umuntu uri Rusizi, umuntu uri Rulindo na Gicumbi na Musanze na Rubavu. Izi NGO zibageraho gute? Zibafasha gute? Ese ko numva niyo zose urumva most of them niyo zaba zihuriye muri zo. Inyinshi muri zo zihuriye muri Orange muri ibyo. Nubwo ugiye no kuzireba amazina yazo inyinshi ushobora gutanga nyine n'ibindi watubona nyinshi zikora muri ibyo bibindi domain. Ariko nkibaza simvuze ko badakora. Simvuze ko badakora. Hari no gushora kugenda ugasanga byibura abavuga ati dore kuba imibare ari 8,000 dore uruhare rwacu n'uru twe twakoze. Ariko zose hamwe organization zose hamwe nimba mufite purpose imwe, nimba mukora ibintu bimwe, then musenyera umugozi umwe. Ibyo gusenyera umugozi umwe byo bona ntabyo nyine kubera ko cya kintu cy'amafaranga wavuze za nyungu za ndonke uzina conflict birimo hagati y'izo organization huko ishingiye kuri ku bukungu, conflict of interest ku nyungu. Ni gute imiryango idaharaniye nyungu ipfa inyungu? Ibyo mba nkubwira nyine. Reka ntusagira umuntu kubeshya nta muryango uba udaharanira inyungu. Ikibazo kirabaza ngo ni gute umuryango udaharanira inyungu? Ikinyarwanda ariko n'undi nyungu. Ikinyarwanda ariko nacyo niho ari Ikinyarwanda. Ariko ni non profit organization. Reka tubivane mu Kinyarwanda. Bagiye badushuka. Reka tubivane mu Kinyarwanda. Ariko wowe urinde udaharanira inyungu sha. Non profit organization. Nyine wowe urinde, wowe uri Yesu ugomba kuba ushinga umuryango ukagenda ukaba wicaye hariya rwose urimo urakodesha inzu yo gukoreramo, urimo uratega, urimo urashaka amafaranga, urimo uragenda ukajya kuyakuye hese we inyungu ufitemo niyihera. Ndagira ngo nkubwire yuko iriya miryango itanatanga na 30% by'amafaranga bigomba guha abagenerwa bikorwa. Aho bapfa gasoni ni 30%. Arakora projet akavuga ati projet wenda niyo gufata abatini na mothers. Tini mothers wenda bo muri Gasabo district 100